ikinamico. Sheri wanjye nukuri wakoze cyane kongera gutekereza ko dukwiriye kwicara ahantu nk'aha tuje tukaganira. Nukuri nari maze igihe kinini narihebye cyane, none ndumva nagaruye agatima. Ndagukunda cyane rwose. Cyangwa twumvikane rero wa musore we Sekande nako bari Tazari. Nizere ko kunyita utyo uzajya ubikora turi twenyine twirera ahantu aha. Cyangwa se mu kimwe ubireke burundu. none sura nyakanye ntabwo ndi sheri wawe. Itonde gato twumvikane. Ibyo byashe ntawo bigutumye nakubwiye ngo genda gake. Ariko siko nk'umuntu twakundanye imyaka 5 yose koko nuko utangiye kuyumfata. Ewe n'abasinyanye mu rukiko barasinyura nkanswe twebwe. Ndagusuhuje we tubanye kuri icano. Muri iki kiganiro nategurira mu mateka y'ingenzi y'abakinnyi bakina mu ndamutsa za RBA. Bari ubwa mbere tubanye, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho kandi bikugereho ku gihe. Niba dusanzwe tubana kandi ndagusaba gukora like, share na comment. Igihe tubanye n'umubyeyi Dena nk'ibisanzwe. Mbahaye ikaze. Ku mwanya wa mbere hariho Karangwa Liliane. Amazina yiswe n'ababyeyi ni wa Mwezi Karangwa Liliane. Yavugiye mu karere ka Gasabo, murenge wa Kacyiru, mu kagari ka Kamatama. Avuka ari uwa 4 mu bana 8. Ishuri abanza yayize muri Ecole Primaire Kacyiru, ayisumbuye yiga muri Collège de Rutongo. Kaminuza yiga mu ishuri ry'abakatolika Kabgayi Seka, mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho. Umwuga wo gukina ikinamico ni umwuga akora ukunze cyane kuko ari nawo umutunzi 100%. Yabikoze imyaka 12 nk'umwuga umwinjiriza. Karangwa Liliane kandi uretse gukina ikinamico ni umwanditsi ndetse akaba n'umutoza wazo. Liliane agitangira umwuga we yawuhereye mu Runana Disi, aho yakundaga gukina ikinamico zo mu ruhame, akomereza mu itorero Mashirika, aho yakunze kwandika ndetse akanatoza ikinamico zo kuri radio ndetse agakina n'ikinamico zo mu ruhame. Nyuma yaje kwinjira mu itorero Indamutsa za Radio Rwanda, aho mu ijwi rye rinyura benshi ryakomeje kumvikana kamazemo imyaka 6. Karangwa Liliane yakinnye mu makinamico menshi, gusa yamenyekanyemo cyane ni yitwa Ihanga rihangwa no kwihangana, aho yakinnyemo yitwa Umwari. Subiriramo nkumve neza. Ndakubwiye ngo unyibagirwe mu mutwe usibemo kutwigeze kugirana ibintu byiza. Uranyumva neza? Umwana ushaka kwitwerera ndabizi ko ari wowe kuko twamubyaranye. Wakabimenye se nyine. Ariko nafashe icyemezo cyo kumuhindurira ise. Nkamuha ufite amafaranga. Nkamuha uzabasha kumwita akita no kuri nyina. Ibyo bishyira mu mutwe. Ku mwanya wa kabiri hariho umukinnyi Mugeni Aime. Mugeni Aime niyo mazina yiswe n'ababyeyi be. Undazwe cyane ku izina Nyiraneza, akina yitwa mu Runana mu kinamico y'uruhererekane. Uyu mukobwa ukundwa n'abatari bake kubera ukuntu akinarira neza mu kinamico zica kuri Radio Rwanda zikinwa n'itorero Indamutsa. Yavukiye mu mujyi wa Kigali, akaba atuye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kimironko. Ni umukobwa ukiri muto warangije muri kaminuza ya KEM mu bijyanye n'ubucuruzi n'icungamutungo. Mugeni wamenyekanye cyane nka Nyiraneza mu Runana, ni umukobwa w'imfura, avukana n'undi mwana umwe w'umuhungu. Bakaba bafite umubyeyi umwe ari we mama wabo ndetse akaba ari nawe babana gusa. Mugeni Aime avuga ko yatangiye gukina ikinamico akiri umwana muto, aho yatangiye gukina mu mwaka wa 2000 akina mu Runana, ndetse ngo nubwo yatangiye akiri muto ntibyamugoye kuko yabikundishwaga na mama we cyane. Mugeni Aime akina ikinamico nyinshi zica kuri Radio Rwanda, gusa iyo nabahitiyemo ngo mwumvemo ijwi rye ni yitwa Mwarampemukiye, aho yakinnyemo yitwa Jacqueline. Ariko nyine nyuma yo kubyara nimwe yahise yitaba Imana. Utari Jackie yangare rwose sibyo sheri wanjye. None umwana we niwe uvuga utemerewe kujyana n'abandi rero. Wabimenye kari erega bibaye vuba. Ku mwanya wa gatatu hariho Twagirayezu Evariste. Twagirayezu Evariste ni umukinnyi w'amakinamico mu itorero Indamutsa za RBA, akaba akina mu makinamico menshi, ariko yazwimo cyane cyangwa se twabahitiyemo kumvamo ijwi rye ni yitwa Ihanga rihangwa no kwihangana, aho yakinnyemo yitwa Tuje Neza. Bana yanjye we niko wajya ushyiraho ibiyaga ntuzitse cyane koko Jennifer. Ni kuri urugendo rurenga urwo tugenze ari gusinzira. Wari gusinzira se nagukundi. Ko ntazo nkura amagambo nkubwira n'ukuntu abandi bavuga ngo muracecetse.
umukinnyi wa kane Mukeshimana Jeannette. Mukeshimana Jeannette azwi cyane mu ikinamico y'uruhererekane y'urunana aho akina yitwa Devota. Mukeshimana Jeannette ni umukinnyi w'amakinamico kuri radiyo Rwanda, azwi mu makinamico menshi, gusa iyo nabahitiyemo kumvamo ijwi rye, ikinamico yitwa Ihanga rihangwa no kwihangana, aho akinyemo yitwa Jennifer. ko nkira munkoreye ni ibiki ko mama nawe warabibwira urabyemera ntiwanangisha inama koko none murantunguye ntabyiteguye tujene ndakumva mukunzi. abandi ko babyumvikanaho bagategura ahantu heza umuntu akabyambarira n'ubu koko umuntu nsanze iwacu niryamiye nibereye mu gahinda kanjye nambaye ikanzu y'ijoro nkenyeye igitenge n'igitambaro mu mutwe nigeze nisiga n'amavuta mu maso kuko ari umunsi w'umubabaro kuri njye ugiye kunyambika impeta. Umwanya wa gatanu hariho Mukeshimana Musa. Mukeshimana Musa yavutse ku itariki ya 15 Gicurasi umwaka w'1969. Ni umugabo wubatse, afite umugore n'abana 5. Umugore afite imyaka 31, umuto afite imyaka 24. Bakaba batuye mu Kiyovu, umudugudu wa Cercle Sportif. Mukeshimana Musa azwi cyane mu ikinamico y'uruhererekane y'urunana akinamo yitwa Mwarimu w'Umugisha. Avuga ko yatangiye gukina amakinamico mu mwaka w'1986, aho yari mu itorero ryitwaga Bizihiza Rwanda ryari rya Hatari Augustin, ari nawe watozaga itorero Indamutsa rya Orinfor. Nyuma yaje kwinjira no mu itsinda ry'uwitwa Mbonimana Silas, barakorana. Hanyuma aza gukomereza mu itsinda ry'umuryango w'abibumbye ushinzwe guharanira uburenganzira bwa muntu ryakoreraga muri Ecole Belge, hari mu mwaka w'1996. Nyuma yaje kujya mu itsinda ryitwa Rafiki, hanyuma mu mwaka w'1998 yinjira muri Mashirika. Mukeshimana Musa kandi yaje no kujya mu runana mu mwaka w'1999, aho akina yitwa Mugisha, hari n'aho akina na n'ubu, akayifatanya no gukina mu ndamutsa za RBA. Akina mu makinamico menshi, gusa umwana bahitiyemo umuzo yakinyemo niyo yakinyemo yitwa Mubaraka, aho yabishyirwaga n'umukobwa ko yamuteye inda. uri umwana mubi maze umwari karame ndakwiyamye amasaha y'akazi yarangiye, fata inzira utahe gira vuba. nyine yarangiye, niyo mpamvu naje kukureba ngo twigire mu byacu. Nta mwanya mfite kandi mpora nkwiyama inshuro nyinshi, wumvise? Sokera mu biro ugende, sokera mu biro ugende nibere mu kazi. Kuko ubwo nta n'akavizo kangisha kamubara mutega itamasheri. Umwari nakubwiye ngo sohokera mu biro vuba, wumvise? Imitego yawe uhora unshoramo narayimenya. Mana yanjye wisamye warasandaye kera rero. Ngo iki? Wisamye warasandaye kera mbisubiremo. Sawa warakoze. Yabura unyihunza waranyihungije iki gihe unerenda twajyanye ku mazi mu ntara. Burya si buno rero. Burya si buno. Burya si buno. Buno rero byararangiye wanteye inda. Narabyaye umwana wanjye nawe ameze na neza. Urumva? Wigira ni ibiki? Umwari. Karame. Nyumva neza. Ndumva se kutureshere wanjye mwiza. Ndakumva mugabo nihebeye. Attention, si ndi umugabo wawe. Wumvise? Ndi umugabo w'amahirwe, mama w'abana banjye 2. Ku mwanya wa gatandatu hariho umukinnyi Dr Nsabi. Amazina yiswe n'ababyeyi Nsabimana Eric. Yavutse mu mwaka w'1999, avukira mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Avuka mu muryango w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Akaba ari we mfura. Yagize amahirwe yo kwiga, gusa yarangije amashuri yisumbuye, aho yarangije mu ishuri Groupe Scolaire Muhoza riri i Musanze. Akaba yarize MCB. Yarangije mu mwaka wa 2019. Nsabimana Eric cyangwa se Dr Nsabi nk'uko benshi bamuzi, yakuze asaba umufundi na nyina atera amarangi. Ni akazi kari kabatunze nubwo katabonekaga buri munsi, ariko avuga kuko bagendaga bamenyana n'abantu benshi kuko akazi kabonekaga. Dr Nsabi avuga ko yatangiye gukina amakinamico n'urwenya mu mwaka wa 2016 akorana n'abandi, ndetse baza no kwegukana igihembo aho barushanwaga ku nsanganyamatsiko yavugaga ku bijyanye n'imibanire y'abana bafite ubumuga muri sosiyete. Ati icyo gihe nakinnye neza, negukana igihembo, aho niho natangiriye nkomeza kubikora mu bigo byose, aho niho natangiriye nkomeza kubikora no mu bigo byose nizemo, ndetse nkajya nyine no mu club ko
gukora ibintu by'imyidagaduro. Dr Nsabi yaje kwinjira mu itorero Indamutsa avuga ko gukina mu ikinamico zo kuri radiyo Rwanda ari nk'umugisha yagize kuri we. Dr Nsabi akina mu makinamico menshi ko harimo mu bana bateguriye muri zo harimo yitwa Umwijima mu isura y'umucyo yakinnyemo yitwa Jumapili. Kuva yakanguka agasanga atagifite ukuguru ntashaka kuvuga. Kuri ndi kukumva cyane. Umuntu nkazirikana rwose wari ubejejwe no kwinyongera agatunga urugo rwe. Kuri ubu ngubu ari gutekereza ukuntu bizagenda bikamuyobera. Atangiye gutekereza cyane ku bushake bw'Imana ku muryango wanjye. Hari ikindi zuzebye kubagirira neza kandi. Ubu nitwe Imana yarebye igasanga tugomba guhura n'ibibazo bingana bityo Juma. Yaguhirira kandi. Imana ko twayisenze kuki yahitamo kuduhemba ibibi gusa. Rega mama Kado nawe urabizi nta hari ubwa mbere cyawe ngo uba ari ubwa kabiri bura Imana yarakurengeye. Yego yarandengeye kandi ndagusabye wicumurira mu kigeragezo pe. Yewe ku mwanya wa karindwi hariho umukinnyi Munyana Narissa azwi cyane ku izina rya Masava. Avuga ko mbere yo kwinjira muri sinema yari afite akazi k'ubucungamutungo yakoze imyaka 5 kuva muri 2015, dore ko ari nabyo yize mu mashuri yisumbuye muri Collège de l'Espoir de Gasogi. Munyana Narissa afite imyaka 28 y'amavuko, umubyeyi w'abana babiri. Avuga ko yatangiye gukina amafilime mu mwaka wa 2015 aho yahereye muri Seburikoko ndetse agakomereza no muri Papa Sava yinjiyemo 2017. Nyuma yo kubikimenya bose ko amafilime atandukanye agiye akinamo, Munyana Narissa yishimiye intambwe ikomeye yateye ndetse bavuga ko ari n'inzozi yarose kera zaje kuba impamo ubwo yasinyaga amasezerano mu itorero Indamutsa za RBA ya 3 Gashyantare 2024. Umukinnyi wa filime avuga ko nyuma yo gusinya amasezerano yahise atangira imyiteguro imuganisha mu kwitegura gukina muri zimwe mu kinamico zitambuka kuri radiyo Rwanda. Nyuma yo kwitwara neza mu myitozo tariki ya 19 z'ukwa 2024 ubwo yakinnye umukino we wa mbere. Munyana Narissa cyangwa se Masava akina mu makinamico menshi atandukanye. Imwe muri zo yitwa Abagabo Barabona aho yakinnyemo yitwa Christine. Uraho neza ba hano? Dore Christine we. Uraho Christine? Uraho neza de. Yambishiriye. Ese ukurashite we. Yego kumana yanjye. Yibawe tata we. Mbabarira cyane yo kwita konsa pe. Ko nagusabye kenshi muze tujyane mu by'intero twatsi. Uva Yesu we. Ukuri kw'Imana uzi ukuntu usa neza. Ubaye inzobe yaka nawe wapfa kukumenya yibawe. Dore inzara n'ukuri Yesu we. Ese ubasha kurya ubugari Christine? Mvaye kurya ubugari se n'itegeko. Umwanya wa 8 hariho umukinnyi Hakubaho ya Sente. Hakubaho ya Sente amenyekanye cyane mu kinamico y'uruhererekane runana aho akina yitwa Gitefano. Avuga ko yinjiye mu Ndamutsa za RBA mu kwa 9 mu mwaka wa 1994. Ku mwanya wa 9 hariho Nyirarukundo Beatrice, umubyeyi yagiye mu Ndamutsa kera ndetse n'ubu akaba akiyirimo. Umubyeyi akina amakinamico menshi gusa n'abahitiyemo yakinnyemo niyitwa Ihanga rihangwa no kwihangana aho yakinnye ari mama w'umukobwa bita Jennifer. Umunezero wo kubyara imfura yabo yakiriye inkuru mbi mubwira ko inkuru y'urumena amatwi niyo numvise mwana wanjye. Rwose imodoka yamwahuranyije yambuka umuhanda imbere y'amarembo y'ibitaro birangira agiye atabonye imfura ye. Ariko ayo ni amateka, nibyo twarababaye mwana wanjye. Ariko reka iyi tariki wavuseho tuyiha amateka meza, sibyo? Nubwo papa we yagiye ariko waravutse kandi wabaye umugisha wanjye. Ku mwanya wa 10 hariho Niyitegeka Graciane. Niyitegeka Graciane azwi ku izina rya Papa Sava. Nawe akaba akina mu itorero Indamutsa, agira amakinamico menshi gusa yarabahitiyemo muzo yakinnye nitwa Imbuto y'Umugisha aho akina yitwa Rwema. Iriwe neza se? Yego. Mana se tuzanya sigahera. Injira Chantal. Umva muko abakozi ba hano ntibicara muri salo. Caho ngaho ujye mu gikari ibindi turabivugana nyuma. Uretse kugira aho ujya Chantal. Uretse kuki umubuza kujya mu gikari se? Genda sha genda. Liliane. Karame papa. Umva mwana. Ejyana undi mwana umwereke dusha karabe. Kandi umushakire imyenda imukwira muri ya yindi
yawe umuhena we yambara sibyo ngwino mu cyumba gato mubwire mama Riri. Ku mwanya wa 11 bidiyemo umukinnyi Ndayambaje Jimmy. Ndayambaje Jimmy yavukiye mu karere ka Gicumbi ku itariki ya 5 z'ukwa 9 mwaka wa 1998. Imfura mu muryango w'abana 5. Urugendo rwe rwo gukina mu kinamico rwahereye mu mashuri yisumbuye. Yari afite imyaka 12 y'amavuko. Nabwo yatangiye kwandikira itorero yabyinagamo indirimbo akanabahimbira inkuru zishushanyije ndetse n'amakinamico bakinaga mu serukiramuco. Kwigaga mu ishuri nderabarezi rya Byumba DTC de la Salle Byumba. Yatangiye kujya yitabira amarushanwa y'iserukiramuco bihuza amashuri. Ndayambaje Jimmy ikinnye mu makinamico menshi ariko yazwimo cyane niyitwa Ihanga rihangwa no kwihangana, aho yakinnyemo yitwa Sebanani cyangwa se Seba. Mbonye n'ibiki wawe ubonye ibiki se wowe aho ibiki umva murayo gwino ugiye kunyambika tugendesha umunsi n'uwanjye. Erega nabonye watinze mva mu cyumba nza guhagarara hano ku idirishya maze ndabitegereza ko nawe uraro mbega umuhoberano. Niko uzi ko nta na santimetero yari irimo mfaka kandi niko siko nagiye kubona nkabona amarira ye ari kugutemba ku bitugu ubundi hagati yawe nawe kugiye gukora ubukwe nta kantu karimo. Ibyo berekese ba ngo ubukwe buramuri ariko hagati aho nawe rebera icyari kimuzanye to reba hano to bishoboka. Kamubwire tujene suri inshuti yanjye waretse tukazagurana umukoresha sha nanjye ntazajye kurongora bakantwerera kayabo nk'aka ngaka. Ku mwanya wa 12 kategoriye umukinnyi muri Zabor Marie Antoinette. Umubyeyi yagiye mu itorero Ndamutse Kera nano bakaba akirikinamo akira amakinamico menshi gusa ijwi rye nahisemo kuribumvisha mu yitwa Ihanga rihangwa no kwihangana, aho yakinnyemo hari mama w'umukobwa bita Simbi. Kwitegura ngategereza ko usohoka mu cyumba cyawe ngaheba ese undi wagiye ukinga icyumba cyawe ma. Sinakubwiye ko nanga kwifungirana ariko ariko isura cyagira ubwoba ukungana uko ngaho byuka vuba rero tujye gusenga. Wanditse uyu munsi nkiryamira ko natashye ntinze koko mama. Ubu mbwire so ngo watashye unaniwe nturi bugere ku rusengero rero. Ariko se ko ari we pasiteri njye hari inshingano mfite mu rusengero koko. Cece katakumva wibuke ko kuva wava kwiga gushaka mu rusengero ugomba gukorera Imana mwana wanjye. Simvuze ko ntazayikorera mama. Ku mwanya wa 13 kabatiyemo umukinnyi Iranzi Denise. Iranzi Denise ni umukinnyi ukina mu Ndamutse. Yakinnye mu makinamico menshi gusa iyo twabatiyemo niyo yakinnyemo yitwa Ihanga rihangwa no kwihangana, aho yakinnye ari umukinnyi w'ingenzi yitwa Miss Saro. Njye rero ubwo ndeba ubu narashize Manu ndaryama sinzinzire kuko ndaranshikagurika kubera urukundo. Ndarya nkumva ntibimanuka kubera gukunda. Muri iyi minsi nicyo nkora ngo ngikore neza kubera gukunda ngatinya gutobora ngo mbwire umuntu nkunda nti ndumva nshira kubera wowe. Manu nagize naho ntekereza ko nasaze kukundi sinari nkwiye kuba mukunda uko niyumva. Gusa nsubiza amaso inyuma ngasanga ari cyo gihe kuko uzi neza ko nabanye n'uwo mpatiwe nka mu myaka maze kwisa aribwo nize gukunda. Akose koko Miss Saro wewe wakunze ndugutesha umutwe gutyo koko umusore wakunda ntahita ati ibyo yari afite byose ngo aze gusanga sugasate we wakubwira ko bari hafi yanjye sha ariko ngatinya kurambura ikiganza ngo mukoreho numve ntuje. Ku mwanya wa 13 twabitiyemo umukinnyi Manishimwe Samuel yavuze tariki ya 10 z'ukwa 9 mwaka wa 1989 avukira i Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Akaba ari umukinnyi w'amakinamico bimazemo igihe ndetse akaba ari n'umukinnyi w'ikinamico mu itorero Ndamutse rya Radio Rwanda kina muri nyinshi ndetse iyo nabahitiyemo kumva yakinnye ni yitwa Ihanga rihangwa no kwihangana, aho yakinnyemo yitwa Manu. Miss muracyari mu biro nahezanwa no kuzimya itara ngira ngo mwibagiye kuri zimya mbere yo kugenda. Nabonye tuje neza yatse imodoka ngira ngo murajyanye. Tujyana hese Manu? Kuko menyereye ko buri mugoroba basa ari gutwara kuri itariki siko byagiye.
byagenze rero ngo ni umunsi ukomeye mu buzima bwe nubwo namubajije akanga kumbwira icyawubayeho. ariko se ko mutishimye byagenze bite kabyara kanjye nkunda? Nababwiye ko hano ku kazi munyita Miss, ibyo ubyara n'ubizana mu kazi nzakwirukana Manu. Oya nuko nzi ko nta mukozi usigaye hano ngo arabyumva da. Ariko ubundi rwose sinakwitwa kwazi hano dufitanye ngo ngaragaze ko nkwisanzuye mu bakozi ba kampani yawe, kandi warangire neza ukama akazi nari maze imyaka myinshi ncomereye. Zaniyo sakoshi yanjye dutaye Manu. ariko isara umuvandimwe wanjye ufite ikihe kibazo? Umukobwa mwiza nkawe nako umudamu wasiganye ifaranga ritubutse ry'umusaza wagukundaga akanagusigira kampani zikomoka kuri peteroli na gaze bikomeye. Umukire ufite amahoteli meza ushobora kugenda ukaryama mu cyumba cy'abakomeye na perezida yarara muri ubu bwiza butatse igihugu cyiza avutsemo. Ni gute wifata ukimyoza nkaho uri buburare? Manu, wari wakunda? Jewe se wowe nyine. Ari umukobwa nigeze gukunda kera twiganye irata ndamureka. Ejo bundi ranga ndamubona nuko musaba nimero arayima. Numva nzongera nkagerageza gutereta ko numva rwose mukunze, ariko numva ntarakunda bimwe bituma ndusina ngo rumbuze amahwemo. Nge rero ubwo ndeba ubu narashize Manu, ndaryama sinzinzire kuko ndaracikagurika kubera urukundo. Ndarya nkumva ntibimanuka kubera gukunda. Muri iyi minsi nta n'icyo nkora ngo ngikore neza kubera gukunda, ngatinya gutobora ngo mbwire umuntu nkunda nti ndumva nshira kubera wowe. Manu, nagize naho ntekereza ko nasaze kuko ubundi sinari nkwiye kuba mukunda uko niyumva. Gusa nsubiza amaso inyuma ngasanga ari cyo gihe, kuko uzi neza ko nabanye n'uwo mpatiwe nka mu myaka amaze ku isi aribwo nize gukunda. Akose koko Miss Saro, we bakunze ndugutesha umutwe gutyo koko. Umusore wakunda ntahita ati ibyo yari afite byose ngo aze gusanga sugasate we. Ku mwanya wa 14 mu bakinnyi bakina mu Ndamutsa hariho Mukamusoni Josephine. Uyu benshi bazi ku izina rya Mariana, umukino w'uruhererekane yitwa Runana, nawe ni umukinnyi mu Ndamutsa ndetse yakinnye kuva kera. Akina amakinamico menshi atandukanye, gusa iyo nabahitiyemo ni yitwa Ihanga rihangwa no kwihangana, aho yakinnyemo ari mama wa Miss. Ariko rero nubwo mwancecekanye nkeneye ko musubiza mwabana mu. Ese Saro wasubije masenge icyo kubajije? Uragira ngo musubize iki Manu? Icyo nakubajije muko mwana wanjye ndabizi ubwo washyingirwaga wabikoreye kubaha ababyeyi utari ukunze Mr. Steel. Byose wabikoreye inshuti yarafitanye na so, maze ugiye no kugira ibyago urapfakara. Ariko ntibivuze ko utagomba kwiyubaha. Ariko ugendeye ku cyo uvuga ko niyubaha mama. Twahura nasinze ngenda ndadabirana. Wari wumva naraye mu kabari bakaza kwankura ntabasha kugenda. Wari wambona se ngenda mu muhanda nambaye ubusa. Uko kwavuga ko ari cyo uvugira ko ntiyubaha. Isaro mwana wanjye ntubifate nabi rwose. Ndabyemeranye na so twaragusagariye tugushingira umuntu mutakundanye. Mutanganya n'imyaka. Ariko nawe niho wakwibye utunze ubu ngubu. Ndabeshya se? No. Ikindi ndabizi ukeneye umuntu mu buzima bwawe. Ariko itondo ushishoze uhitemo neza mwana wawe. Ibyo nanjye rwose njye bibwira mu byara wanjye. Setse kama Manu ndavuze ngo ziba. Utamurya ariko urumusiza ko avuze ukuri. Isaro su ubwa mbere se n'ubwa kabiri nkubonanye n'uriya muntu kandi nkabona ko yambaye impeta y'abashingiwe. Ni ko kutinyuka ukarambika umusaya wawe mu gituza cyuzuye umutima uri mundi muntu. Gusa ushatse kuvuga iki mama? Nshatse kuvuga iki? Kwiteka mu mutima w'uwashatse haba harimo uwo yahisemo mu bandi mwana wanjye. Kujya ubimenya. Ibyo byigutera impungenge amakuru turi afite. Utambwira ko wowe na mubyara wawe mushaka gusenyera uriya mugabo Manu? Nta numwe muri twe ushaka kumusenyera mama, ni ubwe wisenyeye. Ariko mwana wanjye waba umupfayo ngo we nubwo wisenyeye. Niba yarashenye se kuki adakora muri iriya mpeta yambaye? Nicyo umugore ariko ndamuzi neza rwose ntaragwa yubatse. Ariko sibyo mwabiretse umuntu akirira mu mahoro. Ahubwo njye ibiryo byateguwe n'inkozi z'ibibi nkamwe sinabirya. Aho yanaye rwose masenge ntukivumbure. Umukobwa wanjye nzi neza ko nta cyabuze, hakaba nta cyabaye.
akaba atabura umusore mwiza cyangwa umugabo wapfakaye nkawe ntiyasenya urugo rw'abandi ngo bimushyigikiremo Manu oya have n'igende